ngo nawe umutinganye ngo umutipe yambabaje n'abatipe buzuye i Kigali ukajyamo umutinganye ngo umutipe yambabaje vida nagenda ngashaka wa musaza urumva nzajya nsohokana akama amafaranga nuko nyine abagabo bama amafaranga kiri ahubwo ikintu kiriho dusigaye dutinya ngo ninda nyine kuri wowe uba wumva ni igiki kiba kiguteye ubwoba cyangwa ni igiki nyine uba wumva ufitiye ubwoba hagati ya sida n'inda nyine cyatuma wirinda kwinda nayo iteye ubwoba koko njyewe nyine ndamutse nyine ntwaye inda nyine narakora mariage nyine natubatse urugo cyemba numva bine ubwoba byataye kubera ko mba numva n'iwacu bahita banyica ubwo bishatse kuvuga ko nyine wahita ukoresha uburyo bwose ukahita nyine iburizwamo kuvuga sinzi ukuntu nabivuga sinzi ariko buri muntu wese n'amahitamo njye na judging biba ari amafaranga atuma bikora navuga imana izayamuha bireke nta kindi ntabwo none se ko kuri ubu nk'abakobwa uba usanga nyine avuga ati umusaza niba nshaka ko turyamana turaryamanamo ibyo biceri nigendera kuki nyine umuhungu we ugiye kuryamana n'uwo wundi nyine usanga abantu bamutera amabuye nyine ni nk'iki wabwira abo bantu bagifite iyo myumvire cyangwa bafite ukuntu bari kumva nyine bari kukureba ikaze kuri M1 TV amazina yanjye ni Vida tukaba tugiye mu kiganiro tubafitiye abakobwa hano beza cyane abakobwa bambaye neza wagira ngo bari babivuganyeho kuko ni abakobwa nyine bambaye neza cyane mbere yuko rero dutangira twabasaba kubanza gukanda subscribe mugakanda no kukazogera mugakora na share n'abandi bose bakabibona ku kiganiro tujye kugera n'aba bakobwa ni abakobwa Karina na Soso bagiye gutangira batwibwira reka mpere ku ruhande rw'iburyo rwanjye Soso amakuru ni meza umeze neza yameze neza ikaze mu kiganiro murakoze wambaye neza by the way okay reka twakire na Karina bimeze bite cyameze sawa uragerageza nyine uvuge cyane unarebe muri kamera bimeze neza umeze neza wambaye neza cyane okay tukaba tugiye rero kuganira ku bintu bimaze iminsi biri gutrendinga cyane mu kwezi kwashize kwa gatanu nibwo baje kuzamura ibendera ry'abatinganyi byaje abantu benshi kubivuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye baza gutera commentaire zitandukanye none namwe nibyo twashatse kubabazaho ese ku bibazo biri kugenda biba hari abo bari kugenda bakubita bamwe ntibabishyigikire mwebwe nyine buri wese n'uruhande rwe niyo mutahuza nta kibazo ko twahere kuri Soso reka duhere kuri Karina wowe urabibona ute ni ibintu wakira gute se ubona ari ibintu byakomeza twatubwiye kubera ko nabikora sinzi niba ari ibintu byoroshye cyangwa se bikomeye ako nyine turi mu gihugu gifite umutekano nyeka nyine umuntu afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka ariko njye nka Karina ntabwo nabikora mbona bidakwiye njye ntabwo nabikora uri gushyigikira ko biba kandi wowe uri kubona bidakwiye nyine tubwire nose ubu uramutse ufite nka musaza wawe cyangwa ufite nka sister wawe ukamenya ko ari umutinganyi nyine ni ibintu wakwitwaramo gute wamushyigikira gute wamufasha gute cyangwa nawe wamutererana ukamuteza abantu nyine tubwire icyo wakora sinzi byambabaza ariko urabizi ikintu kikurimo nawe akigukuramo urumva umuntu nyine afite uburenganzira bwo gukora ikintu ashaka ariko ngiye ku giti cyanjye kubera ko nshaka kuzabyara ntabwo nabikora urwo ni uruhande rwawe turaza kugarukaho nyuma ariko tubanze tubaze Soso Karina watubwiye ko ni ibintu nyine buri wese afite uburenganzira bwo gukora ikintu ashaka ngo ariko ku ruhande rwe ntabwo yabikora wowe uratubwira niba wanabikora kuko hari abantu batanga amafaranga watubwira batanga amafaranga kugira ngo kubera nyine abantu bakora ubutinga nyine nk'uko umukobwa agira boyfriend nawe akaba afite nk'umu boyfriend cyangwa girlfriend niko nabyita nyine umukopere n'umukopine we akamufasha nyine akamuha amafaranga akamwitaho nyine wowe ubundi ni ibintu ushyigikiye cyangwa tubwire nyine ntabwo mbishyigikiye biriya bintu nta nubwo ari byiza pe
ntabwo ari byiza abantu nyine bariya nyine babikora nyine abatinganyi nyine niko bitwa n'iryo zina ryabo. Ariko ntabwo biba bisa neza. ubwo se uramutse ugize nka musaza we nk'uko nabajije uriya cyangwa nk'umuntu w'umufamiliya cyangwa inshuti yawe akaba ari nk'umutinganyi nyine mwashwana kuko ari umutinganyi nyine nk'ube bufasha bw'ibanze wamuha? cyo ntabwo twashwana nyine ubwo nyine namwakira uko ari kuko n'ubundi nyine biba ari ibintu bimurimo mu maraso ntabwo byapfa kumuvamo. none se ubona ubutinganyi ubundi ni ibintu umuntu yishyiramo cyangwa ibintu umuntu avukana? oya ni ibintu biba bimurimo nyine muri we. none se nk'abantu bakunda kuvuga ko nyine ngo bagenda bakabisengera basenga ngo ni imyuka mibi nyine abo bantu nyine bo wababwira iki bari kutureba kuko ndabizi ni benshi banabifiteho amatsiko wowe wababwira iki nyine? babisengere se kugira ngo ubutinganyi bushire nyine ngo ni abazimu ngo ni abadayimoni ngo ni ibihe bya nyuma ngo mbere nta byabagaho kuko nawe ubona nyine hari ibintu oya ntabwo ari amadayimoni cyangwa se ngo ni ukuvuga ngo ni mu minsi ya nyuma kuko usibye n'ubutinganyi hari n'ibindi bintu bitandukanye nyine kuri ino si nyine biba atari byiza. none se ko duhere ikibazo nyekubaze hagaragaye amashusho menshi y'abasore mu Rwanda hano bagenda nyine batingana n'abazungu bamwe bakakubwira babaza impamvu bakakubwira ko ari ikibazo cya life nyine kujya babona ngo babone amafaranga. ese ukibaza ukuntu baciraga urubanza bari abantu nyine nkawe ubona nyine babijyanwamo nuko ari ubukene cyangwa nyine ni kwa kuntu umuntu aba afite ibyiyumviro nk'uko nawe urugero ugira boyfriend nabo nyine n'ibyiyumviro byabo nyine tubwire bundi muri wowe kuri wowe nyine ubifata ubibona ute ubona nyine ari impamvu biteye? sinzi ntabwo njya nkunda kujajinga umuntu ariko ndakeka aba afite impamvu wenda byashoboka ko ari amafaranga aba ashaka cyangwa se ari no kuvugwa kuko nyine kumva ngo uriya ni umutinganyi cyangwa se ko urya hiti ubwo rero sinzi niba navuga sinzi ukuntu nabivuga sinzi ariko buri muntu wese n'amahitamo njye nta jajingi biba ari amafaranga atuma bikora navuga imana izayamuha bireke nta kindi ntabwo. none se ko kuri ubu nk'abakobwa uba usanga nyine avuga ati umusaza niba nshaka ko turaryamanamo ibyo biceri nigendera kuki nyine umuhungu we ugiye kuryamana n'uwo wundi nyine usanga abantu bamutera amabuye nyine ni nk'iki wabwira abo bantu bagifite iyo myumvire cyangwa bafite ukuntu bari kumva nyine bari kukureba? sinzi ukuntu nabivuga urumva ni nka kumwe urabona hari ukuntu njye nshobora kuba mfite imyaka 25 nashikana n'umutipe w'imyaka 20 bakanira amabuye kandi njye mfite imyaka 20 nkashakana n'umusaza w'imyaka 60 nta mabuye nyine yaterwa. ubwo rero kugereranya umutinganye n'umukobwa yaryamaye n'umusaza ni ibintu nyine sinzi ukuntu nabivuga. icyo nzi ko igiteye isoni ni ukuba umutinganyi kuko nzi ko waryamana n'umusaza. ubwo rero nanone ku rundi ruhande wongera usubira uvuga ko wongeye kujajinga ba bandi babatinganye. none nawe tubwire ubona ikintu gituma nyine aba basore bacu cyangwa abakobwa bacu kuko hari n'umukobwa ubaza uti kuki wabaye umutinganyi cyangwa wabaye mu lesbienne umuhungu wamaze impamvu y'abamutinganyi akubwira ati njye nababajwe mu rukundo kenshi. ese ubona urukundo rwarabaye ruri kuba intandaro yo gutuma abantu benshi baba batinganye cyangwa urukundo rwatuma uba umutinganyi? nabyo byatuma umutinganyi pe kuko njye nsigaye mbona nta rukundo rwa nyarwo rukibaho bikaba byatuma nyine niba abantu barakubabaje uhita uvuga uti reka njye kwikundanira n'abo duhuje. kubera ko buri muntu wese yaba umukobwa yaba umuhungu asigaye akunda umuntu nyine afite icyo amushakaho afite ikintu amukeneyeho. ubwo rero bishatse kuvuga ko nabo babatinganye nyine ari ni amahitamo yabo bahitemo nyine bakora ibyo bashaka nyine muri wowe uravuga ati buri muntu wese akora icyo ashaka ni amahitamo ye nyine. ni amahitamo ye.
nawe Karina ni amahitamo cyangwa urageraho nyine ukomeze uba jaji? njye ntabwo nemeranya na Soso, ntabwo nawe umutinganye ngo umutipe yambabaje. N'abatipe buzuye i Kigali ukajya umutinganye ngo umutipe yambabaje. Vida nagenda ngashaka wa musaza, urumva nzajya nsohokana akama amafaranga, nuko nyine abagabo bama amafaranga. Ntabwo ubutinganyi nyine bwatuma wowe nyine uvuga ngo urukundo rutumye umutinganyi? Waba uremye mu yihe zahabu se ababaza Karina ugatuma njya kuba umutinganyi? Ntabwo abantu rero bakomeje gukurikira M1 TV, mwabibonye ko abakobwa nyine baratandukanye. Umwe ari kuvuga ko nta kibazo, nyine ni ibintu bibaho, babareke baba uburenganzira. Undi nawe akavuga ko nyine ni ibintu nyine biba. Tukaba rero tubajije ku bijyanye ku mpamvu zibitera, ko benshi bagenda bavuga ko ari ukubabazwa mu rukundo, ugasanga nyine wababajwe kenshi bigashiduka wisanze uri umutinganyi. Gusa nyine nk'uko Karina yabivuzeho, yavuze ko nta muhungu nta zabu yaba akozemo ku buryo yatuma bumutinganya. Mu gihe Soso yavuze ko bishobora kubaho kuba bumutinganye bitewe no kuba nyine warababajwe mu rukundo. Ubwo rero hari kuza impamvu nyinshi zitandukanye, twabonye amafaranga, twabonye urukundo, rero ni ibintu byinshi biri gutuma abantu benshi bari kujya mu butinganyi. Gusa nyine nk'ubu ntabwo twabitindaho ko ntabwo ari byo wenda byatuzinduye, dufite n'ibindi bibazo turababaza no ku buzima bwanyu nyine busanzwe cyane muri sosiyete. Kuri icyo ngicyo twari dukomojeho cy'abakobwa nyine ngo n'abasaza, nyine mufite ukuntu bigiye mu bitandukaniyeho. Ese Soso nkawe nyine ubibona ute? Kuko hari ukuntu bavuga ngo ngaho kuba imbwa wabimva, ngaho yego sibyo? Nawe nyine uratubwira, ese ibintu nyine urabona bikwiye nyine umugabo uruta papa wawe, umugabo nyine ukurusha n'imyaka myinshi, kuba mwagira umubano wihariye mugirana, mukaba mwagira n'ukuntu nyine mwigenza? Tubwire nyine wowe, ni ibintu ubona ute, ubifata ute? Uratubwira. Shingiye nyine ku ruhare rwanjye mba numva nta kibazo. Nese n'ubundi dusoresore tw'iki gihe noneho utujagiso oya wallahi ni ukuza tukutirita tugutera injuga biraho nta kintu kimwe tukumariye. Ubundi mbega ariko urumva umuntu ukuze yanakujyana inama, yanagufasha mu buryo butandukanye. Nusiko basigaye bavuga ko kuri iki gihe nk'imyaka nyine murimo generasiyo yacu muri rusange, nyine ngo sida nyine ni ikintu cyabaye, nyine ntabwo kikiri, ahubwo ikintu kiriho dusigaye dutinya ngo ninda. Nyine kuri wowe uba wumva ni igiki kiba kiguteye ubwoba, cyangwa ni igiki nyine uba wumva ufitiye ubwoba hagati ya sida n'inda nyine cyatuma wirinda cyane? Kwinda nayo iteye ubwoba koko. Njyewe nyine ndamutse nyine ntwaye inda, nyine narakora mariage, nyine natubatse urugo, njye mba numva bino ubwoba byataye kubera ko mba numva n'iwacu bahita banyica. Ubwo bishatse kuvuga ko nyine wahita ukoresha uburyo bwose ukahita nyine iburizwamo. Soso rero akaba atubwiye ko we nta kibazo, n'ubundi abasore b'ikigenga ari utujackson. Abasore mwe rero muri kutureba mumenye ko abakobwa ngo nta kintu mumaze, ngo ni injuga gusa zanyu. Noneho reka dukomereze kuri Karina, batubwire noneho we ko nabonye Karina byo ashyigikiye cyane. Tubwire abasore bo muri iyi minsi. Soso impamvu nitumye avuga uko ariko kakengira akabanga nanjye yo kugira nkunda n'abasore bo muri iyi minsi. Hano Nyagasani ni abashingo, kuko numva itandukaniro ry'umusore n'umuntu ukuze nawe urabizi. Sinzi ukuntu nabivuga. Umuntu ukuze agwa buri kimwe cyose. Nimba ari umubano mufitanye wihariye, avuga ati niba nyatsi 50 nkaba nabimuha, hari ahantu gutya twasohotse tugafata ifoto madamu akabibona, harapfa umuntu. Nyine akaba nk'igikoresho cyawe ukoresha mibi nyine tu. Ariko umusore
ufata ifoto muri kumwe ati ndi buze kugupostinga sha iyo hiti bikenewe kuraje umva rero nashyigikira Soso ku bijyanye n'abantu bakuze nashyigikira Soso rwose abasore bo muri iyi minsi cyane cyane ab'i Kigali nta gahunda baragira basore b'i Kigali rero banjye ngo nta gahunda muragira dukomoje rero no kuri ibyo ngibyo mwese mwabonye ririya tsinda rya Kigali Boss Babies ni abakobwa nyine bibumbiye hamwe 6 bafite amafaranga bakize bafite amamodoka meza ariko si kuki ni kubera iki hari imyumvire ko umukobwa ukize mu Rwanda werekanye cyangwa ufite ikintu akoze bamufata nyine nkaho afite abo bagabo nyine afite abagabo ese ubona kuba wabona umuntu uguhaye amafaranga cyangwa uwo muntu uguha ibyo bintu mukagira ikintu wenda niba ari ukuryamana mukaryamana no kuba uri umukobwa ukaba wajya kwiba tubwire nyine we nabonye uranabishyigikira na mugenzi wawe yabishyigikiye kuki nyine mu Rwanda bagifite iyo myumvire niki wabwira abantu badukurikiye bagifite iyo myumvire ko niba umukobwa akize niba ari ikintu ugezeho niba wenda kuko no muri iki gihe usigaye umukobwa abyibuha yaza n'ikibuno ngo iriya nyashi ngo ni abagabo ngo ni abahungu kuko ni ibintu byinshi biri kugenda bivugisha nyashi nyine yabaye nyashi nyine nkawe niki wabwira abantu n'irihe jambo kugira ngo nyine ibintu by'imyumvire bafite bibavemo tubwire urebye nyiri iyo myumvire no kumva yuko abantu kumva yuko wenda umukobwa yagize ikintu ageraho kigaragara afite nyine abantu bumva yuko nyine yabikuye ku bagabo abantu bose bavuga ngo ni ugukura ngo baba yakuye abagabo ariko cyane nyine ntabwo ari abakobwa bose hari umukobwa nyine ukora nyine akagera ku nzozi ze ariko nyine bitavuze ngo amafaranga yakuye ku bagabo urebye nyine ntabwo nyine abantu bapfa kubakora imyumvire bishyizemo birumvikana nese Karina uhora tubwira urabivugaho iki Ngewe ikintu nabivugaho sinzi ukuntu abanyarwanda bameze ngewe baranacanze ujya nk'ahantu ukabona umuntu ari gufana ari hana uriya ndamukunda nkunda performance ze nkunda ukuntu yambara ariko wese cyangwa cyangwa Marina bakisanisha na Rihana wishe umuco wakoze iki ibiki n'ibiki rero turashoboye tuzi gukora bajye badushingukaho urumva none se sanga abagabo banamaze none se ari nawe yanabakubita we mu bitekerezo byabo bavuze ko niba umuntu ashobora gukoresha ukuguru ko akina umupira akaba yakoresha umunwa we asobanura cyangwa aririmba akaba yakoresha buri gice cyose cye cy'umubiri bishatse kuvuga ko n'ikindi gice cye cy'umubiri ikindi gice cyawe wagikoresha kandi nabwo kigomba gukoreshwa abakobwa rero turi kubyemeranyaho bose komeza kubabwira ko ari M1 TV mukomeza gukanda subscribe na share rwose turabakunda kandi tubategurira ibyiza gusa ibyo tubivuyeho rero dufite ibibazo tuba twateguriye abantu tugenda tubabaza bigiye bitandukanye gusa nyine turahera nko kuri wowe nihe mpamvu ubona nk'umuntu ashobora nko kubona nyine nk'akazi kamuhemba nyine nk'amafaranga wenda 200,000 ariko hakaba hari n'undi muntu ushobora nyine kukabona akavuga ngo yayo ingisi nabikunda mfite wenda abo bagabo bazajya babikora babinkorera nyine ku cy'umuco ubona ko umuco wo gukora wavuye mu rubyiruko muri rusange tutagendeye kuri ibyo urubyiruko ubona ko rutagishaka gukora abe b'abasore ab'abakobwa nyine aba ari abahungu ubusanga bashaka bari kujya kwiba bari kujya mu biki nyine ni ibintu bye bitandukanye abakobwa na gukira cyangwa amafaranga cyangwa ibintu byose bakeneye babiteze ku bagabo n'izindi umuntu ari byo bintu bituma badusuzugura nyine wowe uratubwira ukuntu ubibona nyine urebye kumva yuko nyine umukobwa nyine atadakora amafaranga nyine aba yumva yuko yakwicarira ayo mafaranga akayakura kuri abo bagabo nyine hari uburyo wenda butandukanye wenda buri mukobwa wenda akura nyine amafaranga kuri abo bagabo ariko
nyine ntabwo ari byiza kandi ntabwo ari abakobwa bose bicara ngo bategereje amafaranga y'abagabo wapi. Kandi nyine kuri ibyo nyine byo kuba nyine umukobwa atavuga ati nyine abandi bakobwa nyine bajya muri ibyo ngibyo byo kwaka amafaranga abagabo, gukura amafaranga abagabo, hari abanyine baba bumva nyine yuko ako kazi atajya kugakora avuga ati ibihumbi 200 niba ari 100 cyose ari 100 cyo kwirirwa mvunika kandi mfite nyine umuntu wayama, ubwo nyine afite amahitamo yaricara nyine nimba koko yizeye ko umuntu yamuha nyine ubwo agafata yo ngo bamuhaye ubuntu, niko nabyita. Soso rero we akaba atubwiye ku ruhande rwe na Karina rwose dutegereje icyo agiye kutubwira ariko yabisetse cyane ubanza bari butubwire ko yayafata. Ubasha urara kandi njya ngo ndakumva ni imboga zibona abana ngeze mboga nazo ndabona urumva se abo bagabo babi Kigali ko njye narababona mbonje na sinimeranya n'abantu bavuga ngo abakobwa cyese abahungu ntabwo bakora, ntabwo nemeranya nabo, turakora. Ahubwo ikibazo igihuha gihari abo bagabo ni ikiyitiriro, babaho ntibabaho ni iki nyine sinzi, ariko nose n'ubundi niba agwaye ibyo 200 cyangwa 500 ku kwezi ukaryamana nawe njye ndumva n'ubundi ubu yakoreye. Ati n'ubundi byose ni ahandi ni kimwe aho kugira ngo ujye kuvunika ukorera umuntu atazanaguhemba, wakwemera mukajya n'ubundi naho ngo uba wakoze mukagira ibyo uko mwigenza. Rero bakunzi bacu, inshuti zacu mukurikiye One TV, ntabwo ibintu byoroshye hano nyine rwabuze gica. Tukomeje kuganira kuri izi ngingo mu rubyiruko uko byifashe ndetse no mu bantu bagiye batandukanye. Mwigize kutubwira turi kuganira ko urukundo abahungu b'iki gihe nta kintu kibarimo, nta kintu bashoboye. Ndetse ubundi kuki mwavuze ko urukundo rutakibaho? Ni izihe mpamvu nkawe tuguhereho ubona ko urukundo nyine rutakibaho? Shangiye ka nkubwiza ukuri, asibye nyine koko nta na kimwe wenda navuga ngo iki ngiki ngo nyireho cyane, aho kugira ngo nkundane muri iyi minsi nakundana na wa mugabo akajya nyera amafaranga. Ko urabona tipe murakundana, urumva hari akantu nigeze kubona muri TikTok ngo urukundo rwajemo ababesta. Wagira gutya wamuza n'inshuti yawe kandi arabizi ko mukundana, ni umutipe nyine. Haravuye Soso burangiye Karina turi inshuti bisanzwe kandi Soso azi ko dukundana, nyine nawe uranishira wanjye ibiki n'ibiki. Rumva nyine niba ukundana n'umutipe agatinyuka akabwira inshuti yanjye ngo turi inshuti bisanzwe ngo nuko ngo ntabwo dukundana, ngo buriya rero ngo ni naweho ngo niboneye mwiza. Noneho tipe agahita agaruka, baby wiri utumeze ute? Soso nawe agahita aguhamagara ngo uzi ibintu shira wambwiye. Nyine simvuze ngo nabongo gusa babikora, n'umukobwa ashobora kuba yabakundana n'umuntu nyine yamuza n'inshuti ye agasanga ya nshuti ye irusha amafaranga boyfriend we, baby agahita yikundira uwo mutipe umurusha amafaranga. Rero nta rukundo rukiriho vida, urukundo rwo muri iyi minsi ni business, ni manguhe dutwike twimanukire n'undi nta myaka 100. Karina rero noneho arabihuhuye ngo urukundo rw'iyi minsi ni mpanguhe, ni business nk'izindi, ahubwo mwashoramo mwabasore mwe n'abakobwa kuko ni business. Akaba avuze ko nyine ngo nukwitwikira n'undi nta myaka 100. Soso noneho we nawe tubwire kuki nihe mpamvu ubona wewe yavuze ko ari business kuri ubu, ni wowe ubibona turukundo? Wenda urebye wenda nyine ku ruhande rumwe nyine urukundo bamwe na bamwe barukoramo business, nk'uko nyine ku bwo twabivugaga mbere ku bintu nyine by'abakobwa n'abagabo bakoze. Urumva nyine nabo bakobwa ntabwo umukobwa apfa guhamagara uwo mugabo ngo mpa amafaranga apfa kuyaguha gutyo, ubwo nyine nawe uba ufite icyo uri bumuhe. Nyine nibyo byitwa gutyo nyine ngo ni manguhe, nawe ntabwo apfa kuguha amafaranga ye ayaguhe gutyo wapi.
niyo mpamvu nyine nta rukundo ubusa urukundo rwa nyarwo ca narwo pe n'urwa mama na papa wawe cyo pe sasa bati urukundo rwa nyarwo n'urwa mama na papa bo bambyaye nyine nkaba ngeza kandi ko kubirebye niko biri